kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026 hasohotse amabwiriza mashya ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu agena imikorere y'inteko y'abaturage. N'amabwiriza arimo impinduka zitandukanye ugereranyije na yari asanzwe, ni nazo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ntabwo ndi jyenyine ugiye kubageza ikiganiro, ndi kumwe na mugenzi wanjye dukorana muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ushinzwe by'umwihariko departement cyangwa se uri muri departement ikora cyangwa se ikurikirana ibijyanye n'imikorere y'inteko z'abaturage. Nguhaye ikaze Jean Pierre Rutishereka. Murakoze Ferdinand. Twajya ngo dutangire noneho udusobanurira muri make aya mabwiriza maze iminsi agiye hanze ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nize mpinduka zirimo cyane cyane ku bijyanye n'imikorere cyangwa se iterana ry'inteko y'abaturage dukurikije uko twari dusanzwe tubizi. Inteko y'abaturage nk'uko mwarimu bivuze ishyirwaho n'amabwiriza ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ni gahunda ya leta yashyizweho hagamijwe kwihutisha gukemura ibibazo by'abaturage. Muri make nicyo yashyiriweho. Yego. Aho abayobozi basabwa kuva mu biro bakamanuka bakegera abaturage bakabakemurira ibibazo. By'umwihariko muri aya mabwiriza mashya noneho duherutse kubona nizihe mpinduka zagiye, kuko abaturage bari basanzwe baterana buri wa kabiri cyangwa se bitewe n'aho n'umunsi agace batuyemo karigennye, ariko twabonye hari izindi mpinduka zabaye muri ariya mabwiriza mashya. Turajya tunyure muri make impinduka zirimo. Rakoze. Nibyo, hari impinduka zabaye mu mabwiriza twari dufite muri 2019. Inteko zateranaga inshuro enye mu kwezi. Yego. Ni ukuvuga buri wa kabiri w'icyumweru. Amabwiriza dufite uyu munsi guhera itariki 21 Mutarama uyu mwaka ateganya ko aho guterana inshuro enye, inteko y'abaturage izajya iterana inshuro ebyiri mu kwezi. Kuvuga icyumweru cya mbere cy'ukwezi ndetse n'icyumweru cya gatatu cy'ukwezi. Igatangira ryari rero. Amasaha nta cyahindutse. Yatangiraga saa 8 z'igicamunsi, n'ubundi nicyo gihe izagitangirira, ariko izajya iterana hagati y'iyo saha ya saa 8 n'isaha ya saa 11 za nimugoroba. Yego. Umunsi ntiwahindutse, n'ubundi ni kuwa kabiri uko byari bimeze. Icyakora birashoboka ko ahantu runaka kubera impamvu yihariye, urugero umunsi w'isoko se n'indi gahunda ihurirana n'umunsi w'inteko y'abaturage, aho ngaho ubuyobozi bw'akarere bufite uburenganzira bwo kuba bwareba uburyo bagena undi munsi ubanogeye. Yego. Mu rwego rwo korohereza abaturage. Ikindi, nko mu kagari, bitewe n'ingano y'akagari, ingano y'ifasi, ubugari bw'ifasi, nk'uko tubizi inteko y'abaturage iteranira ku rwego rw'akagari, ariko birashoboka ko ishobora guteranira kuri site zirenze imwe. Icyo gihe kubera ko akagari gafite abakozi babiri, umukozi wa kabiri yajya kuri site yindi. Wenda hakazabaho na ubwo ni mu buryo bwo korohereza abaturage kugira ngo wenda badakora ingendo ndende bajya ku kagari, ko bashobora kuba kanini nk'uko mwabivuze, cyase gatuwe n'abantu benshi, wenda no kubahuriza hamwe ahantu hamwe bigoye. Yego, rwose mubivuze neza. Mu korohereza abaturage nicyo cyambere kigamijwe, no kugira ngo bose bagire amahirwe yo kubona abayobozi kugira ngo bagezeho ibibazo byabo cyangwa se ibyifuzo. Ikindi gishya kirimo ni uko birashoboka ko umuntu ashobora kuba ari nko mu ruzinduko, wenda ari mu ntara kandi wenda atuye i Kigali, ariko akeneye gutanga kugira uruhare agira mu nteko y'abaturage y'abatuye. Ntibyamubuza rero gukoresha iyakure aho bishoboka.
yakurwa n'ikoranabuhanga. ni ikoranabuhanga. Biranashoboka ko ashobora kuba ari no hanze y'igihugu. Abanyarwanda baba mu mahanga nabo bashobora kugira uruhare mu nteko y'abaturage batanga ibitekerezo, cyangwa se bafite n'ikibazo nawe akaba yakigaragaza kigasuzumwa kigakemuka. Ubwo kuri site hazajya hariho uburyo bwashyizwe bw'ikoranabuhanga bugize, cyangwa se hari uburyo ubuyobozi bw'akagari bushobora kuvuga wenda bitewe n'impamvu zihari bakavuga bati uyu munsi inteko y'abaturage turayikora mu buryo bw'ikoranabuhanga, abaturage bagahabwa uburyo bwo kuyinjiramo. Hari n'aho byageragejwe, hari uturere twagiye tugerageza nk'aha mu mujyi, bagize icyo bita smart inteko, ku buryo nubwo waba udahari kuri site ukurikirana inteko kandi ukaba wayigiramo uruhare, utanga ibitekerezo, uhamagara, wohereza ubutumwa, byose birashoboka. Bizajya biterwa n'ubushobozi, ubushobozi buhari yaba muri iryo koranabuhanga ndetse no kubitegura. Yego, tugarutse gato hari icyo ukomojeho cy'uko abaturage bazajya bitabira inteko kabiri mu kwezi aho kuba gatatu, aho kuba kane nk'uko byahoze, cyangwa se bitewe n'ibyumweru bigize ukwezi. Twakwibaza ngo kuki byavuye ku nshuro enye bikajya ku nshuro ebyiri? Ni iyihe mpamvu by'umwihariko? Murakoze. Ikibazo ni cyiza. Impamvu ya mbere ni uko ni uburyo bwo kuvugurura imikorere y'inteko ubwayo, kuvugurura imikorere y'inteko y'abaturage. Icya kabiri ni uko harimo kureba igikenewe, igikwiye, tugereranyije n'uko byari bimeze mbere, mu rwego rwo korohereza abaturage no kureba ikibanogeye, icyo bafitemo inyungu kuruta ikindi. Ikigamijwe si iminsi myinshi, guterana kenshi, si byo bikemura ibibazo. Ibibazo bishobora gukemurwa no muri iyo minsi ibiri mu buryo bunoze. Muri make rero indangagaciro, guhora tunoza, tuvugurura, tunoza imikorere, indangagaciro twimakaza. Nasoza mvuga nti inteko y'abaturage ntikuraho uburyo busanzwe buhari mu mitangire ya serivisi bwo gukemura ibibazo by'abaturage. Ubundi buryo busanzwe nabwo bugomba gukomeza. Yego, akoze. Dusoza twagira ngo noneho tugaruke ku inteko y'abaturage. Imaze igihe iterana, abaturage bamaze igihe buri gihe bitegura bakajyamo bagatanga ibitekerezo, bakabaza ibibazo bitandukanye ku bibakorerwa cyangwa se n'ibijyanye n'imibereho yabo n'iterambere. Twavuga ko mu buryo bufatika ari iki iterana ry'inteko z'abaturage ryazanye? N'izihe mpinduka mu mibereho cyangwa se mu buzima bw'igihugu, ku buryo wavuga uti dore iki ngiki cyarahindutse kubera ko twagize iri huriro noneho abaturage bahurira bagatanga ibitekerezo? Murakoze. Ni ikibazo cyiza cyane. Ngiye kurondora ibyiza twagezeho kubera inteko y'abaturage, n'umwanya ntitwawubona, ariko nagerageza kuvuga iby'ingenzi. Duhe muri make. Icya mbere ni uko inteko y'abaturage yahaye abaturage urubuga rwo gutanga, rwo kugira ijambo. Abaturage bahawe ijambo ku buryo batanga ibitekerezo mu buryo bwisanzuye. Bahawe umwanya, ni urubuga bahawe rwo kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu cyabo. Ndetse by'umwihariko ibyemezo bifatwa mu nteko y'abaturage baba babigizemo uruhare. Rero uruhare rw'umuturage mu ifatwa ry'ibyemezo ni ikintu gikomeye cyane mu miyoborere myiza. Ikindi ni urubuga rutuma rwahaye abaturage uburyo bwo kubaza abayobozi inshingano. Ntabwo ari uguterera iyo inteko iteranye bagomba kubabaza bati iki n'iki kigezeye,
bya bindi mwadusezeranyije byagenze gute, yego, bya bitekerezo twatangaga byakoze iki. Ariyo mpamvu uyu munsi mubona ko umuturage w'u Rwanda yatangiye gutanga ibitekerezo ku igenamigambi ry'igihugu n'ingengo y'imari, atanga ibitekerezo muri politiki z'igihugu zitandukanye. Ubwo iyo mvuze politiki z'igihugu ni nyinshi, urugero politiki yo kurengera abatishoboye, politiki yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage, n'izindi n'izindi n'izindi. Ikindi inteko twishimira mu nteko y'abaturage ni uko yazanye imikorere iboneye, harimo gukorera mu mucyo. Gukorera mu mucyo, ikindi yongereye inazamura imikoranire hagati y'abayobozi n'abayoborwa, hagati y'abayobozi n'abaturage. Rwose imikoranire yarazamutse, si imikoranire gusa, n'icyizere. Buriya abaturage bagenda bagirira icyizere abayobozi babo kuko barahorana, babonye umuntu bumva batega amatwi, kuruta ko byari bimeze mbere y'uko inteko y'abaturage ijyaho. Inteko y'abaturage yanatumye badakora urugendo rurerure. Ntabwo bakora urugendo rurerure, akagari rwose kugera ku biro by'akagari uvuye mu mudugudu si kure, kandi aho bibaye ngombwa akagari karamutse ari kanini, ari kagari cyane, umuyobozi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari cyangwa se sedo, birashoboka ko basura imidugudu bakurikije zone, imidugudu igiye iturana, yegerana, ku buryo mu gihe gito mu kwezi rwose imidugudu yose abaturage baba bagize amahirwe yo guhura n'abayobozi. Ikindi rero ni uko inteko y'abaturage ijyana n'ibihe, ijyana n'intambwe u Rwanda rumaze gutera mu iterambere. Urugero, ikoranabuhanga. Ejo bundi ku itariki 27 Mutarama uyu mwaka, igihugu cyacu cyamurikiye abaturage ikoranabuhanga ryambaza. Urubuga rwambaza umuturage azajya yifashisha akohereza ikibazo cye, agatanga igitekerezo, bakanagikemura, akabona n'ubutumwa bumubwira icyo ubuyobozi bwagikozeho. Ni ubundi buryo buje kunganira inteko z'abaturage. Nibwo navugaga ko inteko z'abaturage zijyana n'iterambere igihugu kigezemo. Murakoze cyane. Mwabyumvise neza, inteko z'abaturage icyo zaziyeho ndetse n'izi mpinduka zaje mu mabwiriza mashya, ni ibigamije byose kugira ngo umuturage agire uruhare mu iterambere ry'igihugu cye, agire uburyo bwo kwegerana n'abayobozi, bose bapangire hamwe cyangwa se baganirire hamwe ibigamije iterambere rusange ry'igihugu, kandi iterambere ry'igihugu ni ryo terambere ry'umuturage. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiranye, tubashishikariza buri gihe gukurikirana imikorere ndetse n'iterambere ry'inteko z'abaturage aho muherereye, mu kagari, mu midugudu, kugira ngo igihugu cyacu gikomeze guhora ku isonga. Murakoze.